Yo rero no my people out there you can bado shata kuri ba champion ko craft bivuze muri kumwe n'abano Jean be quiet. So uyu munsi rero twatembereye ku mazi navuga ni umuntu w'abakobwa izinka na stand zijya isora vuza mu gikombe cyazi nego yazo nukura muri abatabo byasa abakobwa beza nk'abakobwa ku maso. So ni wa musoro ukunda abakobwa udakunda abantu kina na banyina Imana y'abagore. No nta kindi rero tuba twatembereye ndi hano n'umushoferi bereka ku mushoferi. So umushoferi hano bari kudutemberana. So atwereka ngo ese bimeze bite, ese mwishyuya yanyu, ese murageraho gute. So niyo mpamvu rero niyo mwebwe ngo jewe ubundi nta mwamutanga ikamba gihumeka. Turacyakomeza gutemberana ya mihanda ni bwa buzima duhora tugendamo. So rero mubona ahantu haba imvubu mukaye turaza kwereka imvubu, turaza kwereka inuze n'iki byose ntacyo tuzwereka hano hari amafi abantu bose bakunda n'iki kimeze neza. Uko tubibuka rero turi kuri Ngabirano TV show, turi kumwe hano n'umusare ewa turi mu bwato abantu babeshye ngo babuze abantu batembera niba udafite ubushobozi hano tubafitiye icyambu kimeze neza cyambukiranya Ngoma na Kirehe. Wazana mu mwana wawe haba hari ibintu bitandukanye, haba hari amazi ameze neza cyane, abasare bameze neza cyane. So iyo ntabwo ari imvubu numvishe we twaza abari n'amazi n'ibiri cyane n'ikiri gishanga. Niyo mpamvu rero mbabwira ngo bya bindi mubeshya ngo mwabuze ahantu musohokana abana wamuzana rwose mukagura igisheke cy'ijana mukakirya bitewe n'ubushobozi. Iyo nzara ufite wayikira, iyo nzara wavukanye wayikira. Uzanye umwana hano ku gishanga mugatembera, turi ku musozi wa Ngoma. Oya umusare nakomeze atambikamo tunabereka n'amazi n'iki. Ndajya mbibitse ko ari kuri Ngabirano TV show full videos hose no wayisanga rero nta kindi bibasaba. Turi mu kirere kimeze neza cyane, ku mazi ameze neza cyane, ku mazi nuko najya mbara ibintu basondeka. Ndajya mbibutse ko ushaka ko tukwamamariza wagamara kuri Ngabirano channel 845 ugakora subscribe, like, share, comment n'ibindi bitandukanye. Ndajya mbibutse ko dufite impano zitandukanye, abantu bakeneye abakinnyi bakina amafilm, abantu bakeneye abantu bose nk'aba star. Ibintu abanyarwanda bihaye ngo bagomba guha umuntu ufite akantu n'iki kugira ngo uzamuke, tugomba gutangaza twe tuzazamuka guti cyayo kandi tuzagerayo. So niyo mpamvu rero iyo nza ufite umureshi izashira ntago igihe wagutenza. Nanjye niyiziye ku mazi ufite ubushobozi bwayo natembera ku cyambu muturanye, ntabwo ari impamvu yo kujya ku kivu. Umuntu uri ku kivangushije natembera agiye mu bwato bwiza nasohotse. Niyo mpamvu rero mbabwira ngo ibintu byose ntabwo ari kubijyana cyane.